Turashimiye Imana Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera kubw'isezerano ryiwe asohoje kandi ashikije, ngira ngo Imana yari yabinyujijemo irabimpishurira ko Guillaume Areng Bunyoni agomba gufungurwa, none yafunguwe. Haleluya ku inshuti ze, ku bavandimwe, haleluya. Hama Bunyoni afunguwe n'iki? Intego y'Imana kuri Bunyoni ni iyihe? Bunyoni ni umwe Imana yampaye umugisha irambwira ngo Bunyoni avuye mu mpimba. Ndabitangaza abakurikirana Imbabazi TV gatatu kumviriza ubutumwa tuhanyuza murabizi, nta kinyoma nta kwibeshya. Imana yashohoje isezerano. Bunyoni yatashye nk'uko abarundi bamwe mwanyandikiye kuri WhatsApp, abandi mukampamagara mumbwira ngo bimwe Imana yakunyujijemo byasohoye, ngo Bunyoni ararekuwe, n'undi bari kumwe. Nari nababwiye ngo ntabwo azafungurwa ku mpamvu z'uko Sebarundi cyangwa Evariste Ndayishimiye yabikunze. Nta nubwo azafungurwa ku mpamvu z'uko afunguranwe n'abandi banyororo benshi. Icyo narakivuze, nuza gukurikirana ubuhanuzi natambukije kuri Bunyoni hano ku Mbabazi TV gatatu uraza kubyumviriza. Ariko ndababwira ngo agiye kurekurwa. Hama rero yarekuwe. Iki Imana yavuze ubwo yagisohoje, ntabwo ari genera babwiye ngo mwemere uwantumye. Harimo abantu nyine bagiye bambwira ngo felicitation, ngo nuko Bunyoni ngo afunze, ngo yari kuguha ituro, ngo afunguwe afite ubukene. Uwahoze ari minisitiri w'intebe mu gihugu cy'u Burundi Areng Guillaume Bunyoni yarekuwe. Iyo nkuru urayisanga ahantu hose. Ngira ngo ntabwo navuga ngo ndaza kukubwira aho bisoma, kuko ntabwo ari ibanga, sisokera, ntabwo ari nge wayimenye genyine. Bunyoni kuva nabihanura ntabwo nongeye kumuvugaho cyangwa ngo mugarure mu kanwa, ariko hari icyo bisiguye, hari n'icyo bisobanuye. Bunyoni kurekurwa kwe, narababwiye ngo ikubise umuke bugirenza urugo, ni umugani baca mu Kinyarwanda. Bunyoni kuva yarekuwe, abasimbura ni bande? Reveriyane Ndayishimiye, Evariste Ndayishimiye. Hari igihe rero tuvuga ibintu abantu bagahita bitwara umengo ni views, umengo ni ibintu biri brage, ni story. Nta story hano turimo. Isumba byose, ishobora byose, niyo yadutumye kandi niyo kwizerwa. Buno rero Bunyoni gufungurwa kwe, eske arafungurwa ari umunyepolitiki? Eske aje kwicara mu rugo yivuze nk'uko bagenekereje bakabeshya mugabo biriya namangitengete namare nukuremangatanya, iremangatanya, sinzi uko nabivuga mu Kirundi. Aje kwicara mu rugo, bavuze ngo ku mpamvu z'uburwayi turamurekuye. Hamase Kazungu nawe ararwaye, kandi uyu Kazungu ari umugome. Abanyamusaga mu mwibuke, abantu bo mu Nyakabiga mu mwibuke, no mwijabi. Colonel Kazungu ngira ngo yagendaga muri pick up y'umukara, aho yageraga hose byabaga ari nk'imishwi ibonye agaca. Uyu nawe yarekuwe rero, yafunguwe hamwe na Bunyoni nawe yaragwaye. No kuvuga rero abarundi mwebwe aho muri kwinjira, abafite amaso yo kuhabona barahabona, abandi nabo badafite amaso yo kuhabona nibo baguma bangora cyangwa bagorana ngo none wewe ngo cyure kuburofa, ngo ibyo ni ubujuju, ngo ibyo ni ubuswa, ni ubujiji. Abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Rero nishimwe ku muryango wa Bunyoni ndakengurutse, nishimwe ku Mana ndakengurutse. Niho nahise mvuga rero ngo uyu munsi turambara umweru. Umweru kuko Imana irera, ni yera, ariko ntabwo yera nk'umweru nyine, ahubwo yo yera mu bikorwa, yera no mu mirimo, yera no mu buryo bw'ibitangaza. Rero
ni ukuvuga rero ntabwo njye mba mu buhanuzi bwitwa nza. iryo jambo nararibabwiye, ndariyigisha, simba muri nza. Imana ninyuzamo ikintu nkagirirwa amahirwe nkasukwaho amavuta yo guhanura. Nza ntihahira umwana, nza nta kintu yazagufasha, ariko irabikoze, irabiremye, birasohoye, aho twajyana kweri. Rero navuga ngo Guillaume gufungurwa kwe, ikintu ntaramekinga shuwa. Hari ubugome buba mu bantu, bagasya amacupa bakayagaburira umuntu, bamara bakamurekura, noneho akagenda, ayo macupa akamwicira hanze. Ayo makuru ntago nje nibyo na analize yanjye. Bunyoni nagirirwa amahirwe, Ikimana ikaba yarakimukwepesheje, indwara zisanzwe arazikira. Kandi igihano cyiwe muri Repubulika y'u Burundi hajya kiraheze, hajya arakirangije, yarihanye, narabibabwiye. Bunyoni iminsi yafunzwe, Imana yamujyanye hari akwihana, kandi nanjye nigeze nanababwira ko namuhare, kuko nanjye narahafungiwe kumvo z'umuryango wiwe. Nawe kandi yabigizemo uruhare, kuko niwe watwara igipolisi. Ntabwo wavuga rero ngo nafunzwe, Bunyoni arabizi, yabimenye, ngo uvuge ngo nta kintu abiziho, oya. Koko turazinanye nyine, reka twere kuvuga byinshi, hano ni kuri réseaux sociaux, ariko harimo n'abandi bafite amakuru ahagije yaho shetani yanyuze kugira ngo ufungwe kubw'igikorwa cy'Imana mbere na mbere nari ifite, kandi cyiza kandi giteye imbere. Abarundi baravuga ngo tera imbere nk'umuzinga. Aho rero njye naramubwiye ngo nimva muzasimbura. Yarasimbuye n'abandi, kandi icyo ubiba nicyo wimbura, kandi icyo ubiba ni nacyo usarura. Hajya rero ntupfine, ubu ngubu yarekuwe. Igihano cye rero niho naringeze, bura cyarangiye. No ku Mana, koko ari Imana imufunguye, cyarangiye. No muri leta cyarangiye. Ahubwo ubabandi rero, koko Yosefu akimara kurekurwa, mwibuke ibyahise bikoreka mu gihugu. Daniel bakimara gutahura umugambi, mwibuke ibyahise bikoreka. Moridekayi umwami akimara kwibuka, mwibuke ibyahise bikurikira. Ubu rero ikigiye gukurikira mu Burundi ni iki kinogo cyangwa se iki cyobo abari barakimbye cyangwa abari baragicukuye, nibo bagiye gusimbura Guillaume. Nimba ivuga kurahita uvuga uti Prophète General Martin ni umusazi. Jye narababwiye ngo ndi umusazi, wongeyeho gusara. Hari igihe umuntu avuga double onction mu Gifaransa. Ndi umusazi nyine ufite ibisazi byinshi kandi bikuze kandi bikomeye, ariko ni ibinasazi, kandi harimo abantegera bakumviriza kubw'ineza y'ubugingo bwabo n'imibiri yabo n'igihugu cyabo. Rero ya misiyo y'Imana irabandanyije. Iki ni ikindi cyasohoye nk'ikitangaza, nk'ikimenyetso. Ubundi benshi baramubitse, abandi bakamwandikaho ripi, abandi bakavuga ibitandukanye, abandi bakavuga ibitandukanye. Ariko uyu munsi Imana iciye impaka, ihagaze mu ruhande rwo kutamaramaza, kutadukoza isoni, kutadutererana. Yibutse ko yanyuze muri aka kanwa, iravuga ngo Bunyoni ndamurekuye. Sariyuti rero Bunyoni yarekuwe. Ubwo rero ibyishimo ku Barundi bakunda Bunyoni, ndetse n'umubabaro ku Barundi banga Bunyoni. Ariko Bibiliya iravuga ngo icyo Imana igomba kibe, kandi ishyaka ry'Imana riranguruke, ukuri kwamye.
rero iki navuga ngo ubu iyi ni ingata. Kera abantu iyo bajya kwikorera bakikorera ku mutwe imidoga n'amamodoka bitaraza, babangaga ingata bagashyira ku mutwe no hama bagaterekaho inkwi, amazi, ibintu bitandukanye. N'uyu rero navuga ngo iki mubonye mwa Barundi mwe n'abarundi kazi bari muri diaspora, bari mu makamba atandukanye, bari mu buhungiro, iyi ni ingata. Ibintu bigiye guhagararaho. Iyi ni ingata. Naravuga ngo muri uku kwa gatatu turi muri arete, dutegereje ukuboko kw'Imana, dutegereje imbaraga z'Imana. Ofete rero navuga ngo ni inkuru nziza ku rwego rw'abaprofeti baba barahanuye. Ntawe nigeze numva avuga ngo Bunyoni aratashye kuri YouTube cyangwa ngo ambwire, ahubwo hari abambwiraga ati Bunyoni ni umuhemu, 2015 yarakosheje, yarangije. Nabo nagerageje kubereka ko ibyahi yari tukutuku Imana ishobora kubyeza bigasa na sherege umweru, ariko ndababwira ngo Imana yavuze ko Bunyoni arekuwe. Harimo n'abashoboraga kumvugisha na jewe, ntabwo nabavuga amazina ariko baramvugishaga. N'ubu harimo abakimvugisha bari mu mpimba. Namwe ubuhanuzi bw'uko imbohe zigiye gutaha, kandi izo mbohe ntabwo ziri butaye muri rwa rwego navuga yego neva nk'umwami nawe afite ubushobozi Imana imukoresheje bwo kurekura abantu, kuko n'uyu yanyuze mu biganza bye. Inama y'ibicocoro yateranye, sinzi ndi kuri yo uburyo Imana yatashye ubwonko bwe kugira ngo abyemera bisinye ko, sinzi ndayishimiye. Imana yamugondoje akagira agatima impembero akababarira Bunyoni. Ubundi yari mwibuke ko Guillaume yari yarakatiwe burundu. Yagizwe iki? Aragizwa kugambirira kugandagura umukuru w'igihugu, aragizwa kugira itunga ryinshi ngo ry'uburiganya, yitwaje icyubahiro afite nka minisitiri w'umutekano uwahoze nyine ubwo mu kahise. Ahandi naho ibyo bamwagizaga bavugaga kugumura bene gihugu cyangwa kubaremamo icyo nakita propagande cyangwa propagande mu bene gihugu. Ariko abarundi mubizi kundusha ibyo bamwagirizaga. Jewe ntabwo dosiye, ariko umunyamategeko we yemeje ko yatashye, n'umuryango wemera ko wamwakiriye, n'igihugu cyemera ko cyamurekuye. BBC irabyamamaza, Mashariki TV irabyamamaza. Nanjye ngira ngo urumva, kandi nanone koko yenda je nari narabihanuye, ntabwo ndi Burundi. Ubuhanuzi bwose nahanuye haba hari abantu badusangiza amakuru y'ibiri kuba cyangwa ibyabaye. Nabo turanabashimiye cyane, turakengurutse, kuko nicyo nyine isi niko isi yubatse, kandi nicyo kigaragaza ko isi ari umudugudu. Nuko inkuru y'ikarusi irara hano, kandi ntari ikarusi cyangwa iyaha ikarara ikarusi. Bityo rero ntabwo nizimbye mu magambo, namwe tubahaye karibu muri komenti cyangwa se mu kwandika ibitekerezo byanyu. Utarakanda subscribe ayikande, utarakora sabona yikore, cyangwa se na like. Byiza iyo urebye inkuru ukayikandira like, kandi biraryoshye uzarebe iyo ugakanze kari akantu. Ni nk'abantu bakunda guhekenya uturagara tumwe tw'utunyamunyamu. Sawa, twagiye. Ni ukuvuga rero Bunyoni ateye ubwoba mu gihugu. Bunyoni ni ikindi kintu, buriya nimugire ngo Bunyoni aroroshye. Guillaume ni umunyepolitiki Imana ifunguye, kandi mufunguye ku mpamvu. Ntabwo ari gusa, ntabwo ari bre, ntabwo ari kwa gusa, ahubwo kubw'umutima w'imbabazi z'Imana. Imana niyo imwumviriyeho iramurekuye. Kubera iki Imana imurekuye rero? Kubera iki Imana ibyemeye Bunyoni akavamo ataguyemo, akihanika byumva, ndetse nanjye ikankoresha.
umuhanuzi nkanjye ku rwego ruri nk'uru rwa Profete General Marite, Imana ikankoresha kubohora Bunyoni. Muhanurire ko atashye, ubwo mu yandi magambo ngo haye marayika kubohora n'amaguru, ubwire Guillaume ngo taha ujye kureba umugore n'abana. Nubwo babyisi by'agateganyo, ni ukumukanga kugira ngo atagira ibintu ahita yinjiramo, ariko Imana yagukuriyeho gereza, hajya igisubiko cya burundu cyaheze. Hama rero CNDD-FDD ngira ngo bagiye kuguhindukirira, bagukunde, bakwemere, baguhamagare, ariko wigengesere, ariko wize byinshi. Ntabwo navuga ngo wigengesere ku bijyanye n'amatelefone ngo ugire uku katuku, oya. Nta muntu ufungwa umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu yari pro minister, minisitiri w'umutekano, inzego z'iperereza ziguhurizaho, wahanganye n'imyigaragambyo ku bwa Nkurunziza, ndetse hajya rwose habuze gato ni nawe wari kuba perezida, nuko mwarwanyije Imana, uhura n'abahanuzi nakita babandi bahanura mukabaha imiceri. Bunyoni yagiraga abantu b'abahanuzi, n'ubu uzabirinde, kandi n'undi unyumva birinde. Watura amadolari 1000 agahita akubwira ngo Imana iguhaye etaje, watura ikindi 1000 ati guhaye gari ya moshi, watura yandi 1000 ati guhaye ubwato. Ofete babita abahanuzi b'abana. Si uko avangiwe, si nuko ibyo avuze, ahubwo n'amamosiyo, n'amarangamutima n'ibigumbagumba. Umuhanuzi rero ntabwo ayoborwa n'ibyo kurya cyangwa no kunywa cyangwa ibyo kwambara cyangwa icyubahiro, ayoborwa n'umwuka w'Imana. Bunyoni rero hari abo yubakiye amayeglize, yahagera bagasasa ibitenge, tapi rouge. Hari abo yagiye agurira amasetizeri za drumu, hari abo yagiye akorera amasitoke yo ku rwego rwo hejuru. Guillaume, abo bantu bose rero nta muntu n'umwe wari kumuhanura ibintu bikomeye biteye ubwoba. Bose bakomaga amashyi, ndi yafande, ndi yafande, ndi yafande. Ariko nanone ikiri bube kiraba nyine. Wigengesere, witwararike, hano hanze ntabwo byoroshye. Hama mu minsi tujye gukurikiranya, turamenya umurimo uri bukore, koko ni natwe tuguhitiramo igikorwa ugiye kurangurura. Hama n'uburwayi ukire rwose, uzajye mu ishengero gushima Imana ko indwara yakize. Niwumva buno butumwa ukagera aho tuvuze ijambo ryitwa gukira, wizere gukira. Nta ndwara Yesu adakiza, nta burozi Yesu atarogora, nta n'ibyago Yesu adakuraho. kandi nta Bibiliya avuga ngo niba urakaye izuba ntirikarenga ukirakaye. Uharirwe tayari ubandanye urugendo. Mu Burundi rero no kuvuga ngo politiki igiye guhinduka, na Rwasa agiye kugaruka mu mubone, hafi yo gufungwa, ndetse ashobora no gufungwa. Siyoni we nuwo bigiye nawe kunyuka nyine, ejo namugarutseho simugarukaho. Aba bandi kuriyo, aba ba Reveriyani bandakugarika, General Ndabirabe, abo bose bikoreye umuriro waka, cyangwa se batwaye urwabya rurimo umucanwa. Aho rero nagira ngo mbwire, semerere, ejo narabibabwiye, ejo ndabibahanurira, hahise. Mu Burundi hari ukuboko k'ububafu kuri gukora ibintu, ariho Denise Bucumi Nkurunziza yanze kudodorera ko akavuga ngo umuyobozi iyo yabuze ubwenge ngo avuga ibintu bitari byo, ngo agatondeka ibintu nabi. Biri ibintu byose CNDD-FDD buniri gukora biri bubafu. Kandi Yesu uri butegeka ijambo ngo tera iburyo, ntabwo ari bubwire ndi kuri yo na Variste Ndayishimiye, kuko
uko ari babiri nibo barongoye, ahubwo Dawidi niwe watoranyijwe uri buyobora igihugu. Rero Imana yaracaguye iranatoranya indongozi nshya, kandi Imana iri mu mugambi mwiza wo gushyira igihugu iburyo kikava ibumoso. Barundi bari kurobera ibumoso, ijoro riratandukana ntacyo mufashe. Niyo mpamvu nusabye ntashobora guhabwa, ariko Yesu ari butegeke indobani yitwa umurundi n'umurundi kazi mutera iburyo, kandi ategeke n'amafi abumvire. Aha rero je niho finali, ariko niki nababwiye ngo na kantu yenda tuzasobanura ejo cyane ejo bundi, nyuma yuko Bunyoni asohotse. Ubwo ndazi neza ko marayika ari buduha amakuru mashya ku bijyanye n'urutonde ruri bukurikire mu murongo mushya. Rero mu gihe tugitegereje ijwi ry'Imana n'ubushobozi bw'Imana n'ubutwari bw'Imana, navuga ngo ntihagire uryama umukondora zose, ahubwo twese dufatikanyirize hamwe kwizera Data adushikane i Kanani. Twagiye mu gice cya kabiri. Imana iguhe umugisha. Fata ukuboko kwanjye ungendeshe, tujyana ungeza heza kuwiteka. Sinagira hongera nagufite, mwama ushaka konja uhanjane. Fata ukuboko kwanjye ungendeshe, tujyana ungeza heza kuwiteka. Sinagira hongera nagufite, mwama ushaka konja uhanjane. Ibyago nibintera unuriza umutima nimbabara, naje nguhungiyeho ngo nduhuke, sintinya turi kumwe mwami wanjye. Ibyago nibintera unuriza umutima nimbabara, naje nguhungiyeho ngo nduhuke, sintinya turi kumwe mwami wanjye. Ubonaho nahishwa untabara, nizeye kuzanjyana ukankiza. Enda ukuboko kwanjye unyobore, tujyana ungeza heza kuwiteka. Ubonaho nahishwa untabara, nizeye kuzanjyana ukankiza. Enda ukuboko kwanjye unyobore, tujyana ungeza heza kuwiteka. Ibyago nibintera unturiza umutima nimbabara, naje nguhungiyeho ngo nduhuke, sintinya turi kumwe mwami wanjye. Indirimbo y'amajana 341 mu gitabo cyo gushimisha Imana. Turayaga kuri ibi bintu bitatu bikurikira. Ndavuga miliwari 3 umukristo akwiye kuba afite, cyangwa se abamarayika 3 umukristo akwiye kuba afite b'ingenzi mu buzima bwawe, kugira ngo ubugingo bwawe burushirizeho kuba bwiza. Twagiye icyambere, hari indorerwamo cyangwa se kamera tureberamo Imana Data n'umwami Yesu n'umwuka wera. Koko uko urushirizaho kubabona niko umenya ibyabo, niko bakwisobanurira. Kuko Imana igusobanurira Yesu, Yesu akagusobanurira Data. Ubwo kandi mwuka wera niwe ushinzwe kubasandaza muri wowe nk'imvura, noneho umubiri wawe ukaba uzi neza Imana utashidikanya, wizera neza umwami wacu Yesu Kristo udashidikanya, kandi uyoborwa na mwemu yera.
iyo ni indorerwamo rero tureberamo Imana. Iyo ndorerwamo yahumye cyangwa se ikiyo cyangwa se ikirori, kenshi na kenshi icyo kirori iyo kitari kubona, umuntu ashiduka yamaze kwinjira yadeviye, ariho Eliya yabuze Imana akajya kwiyahura, ariho Yuda yabuze ubwenge akajya kwiyahura, ariho Naboti abagabo b'ibishwi ngo bamushinjije ko yatutse. Donc Imana iyo amaso yawe atari kuyibona n'amatwi yawe ntayumve, shitani niwe uhita aza mu buzima bwawe. Indi ndorerwamo cyangwa se izindi kamera cyangwa se indi miriwari niyo tureberamo ibikorwa by'umwanzi. Akarorero murebe radari z'Abanyamerika zafashaga Amerika kugaba ibitero muri Irani, n'izirani yahereyeho. Hajya rero iyo uzi ibikorwa by'umwanzi, ukaba uzi activite z'umwanzi, ukaba uzi circulation z'umwanzi, ibyo bintu byose, kuba ufite amakuru y'umwanzi ntabwo agutera gutunguye, ntabwo akugeraho utunguwe, ahubwo aza wamwiteguye umubwira ngo nari mbizi ko wagambiriye impanuka, nari mbizi ko hano hari buze umucuraguzi, nari mbizi ko hano haza umurozi w'umukinzi cyangwa umudishyi cyangwa se umucuraguzi, nari mbizi ko ugambiriye kunzanira indwara. Iyo rero ufite amakuru, ikintu cya mbere ni amakuru. Iyo ufite amakuru, nk'ubu nari nzi ko Bunyoni agomba gutaha, nta gitangaza kuri gihe, kuko nari nahawe amakuru mbere. Imana irambwira ngo nguyu ndamurekuye arenga iyome cyangwa se giyome. Ariko wowe wabibonye uyu munsi cyangwa ukabyumva uyu munsi, ni igitangaza. Kuba rero udafite amakuru mu banzi, ukaba udafite amakuru nanone ku mukiza wawe, ukaba udafite amakuru kuri data, ukaba udafite amakuru mu ijuru, mu butatu butagatifu, urumva izo kote wari ukwiye kuba ufitemo amakuru. Niyo mpamvu ibintu byangirika ntumenye iyo ugarurira. Hakaba indi kote ariyo nge personnel, wowe indorerwamo wireberamo. Wabona wanduye ukajya gukaraba, cyangwa se wabona wanduye ukihana. Hajya umuntu iyo agiye muri dushe haba hariyo miriwari, urireba kandi ukabuza umubiri wawe ahaba umwanda, ahatanoga, ahatera, aho ukahashyira. Hari umurundi waririmbye ngo akabuye ko kwicamaga, ntabwo mwibuka izina. Ubwo ushyiraho shifo cyangwa ga cyangwa ibuye ugakuba kugeza aho hantu uhakuye ubucafu. Iyo rero nta miriwari yo kwireberamo, ntumenya niba ugororoka, ntumenya niba uri umupagani, ntumenya niba uri mu nkomezi, ntumenya niba uri mu ntege nke. Bizananye kumva z'uko wowe ntiwiyizi. Ntabwo twimenya byose, ariko hari kote Imana iduhamo uburenganzira bwo kugira ngo twimenye, ngo nimwiyina nimwirimbura ntimwagirwaho n'urubanza rubi. Umukristo akwiye kwimenya kandi akanamenya neza adashidikanya. Muri we hakaba hari amakuru yifiteho, hari amakuru yimenya ko, kugira ngo za ndirimbo turirimba zikumese, zibisabune, hama mwe muyera b'amazi, hama noneho rero ibikuvamo bibi byaha ubimene kure, hama wambara umwambaro w'ubukwe kandi wera. Hama rero nanone ukwiye kumenya ngo niba nta makuru ufite mu banzi, nzategwa bantera bantunguye kandi ripare ko nafatwa nkagirirwa nabi. Nkiye kuba afite amakuru yizewe, kandi iyo mu banzi koko hari marayika Imana iguha ushinzwe urwego rw'iperereza kwa shetani n'abadayimoni, akaguha amakuru nta kizaba ntababwiye, kandi nzabibira akabanga. Mwebwe musaba ku manywa no mu ijoro. Hahite haza indi ndorerwamo ariyo yo kumenya data na mwana n'umwuka wera. Ubutatu butagatifu, Bibiliya ivuga ngo data wa twese uri mu ijoro, ubwami bwawe, ubwo mpise simbuka, ubwami bwawe bube muri je, kandi ibyo ugomba n'ibyo ushima bibeho muri jewe. Ni ukuvuga ngo iyo bavuze ngo ubwami bw'Imana bube muri wowe,
nta bwami budafite igisirikare, nta bwami budafite ubushobozi, nta n'ubwami budafite amategeko, nta n'ubwami budafite ni ukuvuga ubwami buri muri wowe bushobora kuba bukora 24 kuri 24, kikaba ari ubwami buri muri wowe bukora bumovinga ari buzima mu bice byose. Nkuko uvuga uti akarorero nk'igihugu cyihera, nk'igihugu cy'u Rwanda, reka mvuga iki, cyangwa nk'igihugu cya Suwisi, ukavuga uti iki gihugu noneho rero n'ubwami bw'Imana bube muri gi, nabyo ni igihugu. Iki gihugu rero umwami wacyo, ubwami bwacyo, natwe twese dukwiye kuba turi abantu bafite ubuzima, tugaburirwa, tunywa, turya, twambaye, dukora, turi bazima nk'abari mu gihugu. Ubu bwami rero mu butatu butagatifu iyo bukurimo, niho uba ufite marayika uguha amakuru, niho uba wiyizi, ni naho umenya ubwo bwami. Iyo rero nta makuru tubifiteho, umuntu akaba ari aho gusa akunabari, ingaruka ni uko duhura n'abapasitoro b'abagome n'abapadiri b'abagome bahita bakubwira ngo ijuru uzarijyamo, ngo ijuru urarifite, ngo humura, shikana, tanga amashikanwa n'ibigira 10, ijuru urarifite, baguha bravo, bagushimira. Hari igihe rero ibyo byose umwuka w'Imana iyo biri byo abihamiriza muri wowe. Ntabwo pasiteri ari ugomba kumenya ko Imana yujuje ubumana muri wowe, cyangwa Kristo, ubukristo bwuzuye muri wowe, cyangwa mwuka wera akora muri wowe. Pasitoro ni umwungeri uragira ibiboneka n'ibitaboneka sava, mugabo ubugingo buri muri Kristo, buri mu mwema. Rero hano umukristo wese ahirimbanire, yifuze, ashake, asabe Data mu buryo navuga bwose, bimubere n'akaryo keza ko kuroswa. Marayika ushinzwe urwego rw'iperereza, ni ibintu ntibikakubeho uko nguko nta makuru bifiteho. Hama kandi umenye Data na Mwana n'Umwuka Wera. Ikindi nacyo ubashe kwimenya muri kote zose. Ukwiye kuba uri umugabo wo guhamya ibya Kristo kandi wemanga Kristo ntabwo. Yego, Mwami Yesu turagushimiye, niwe mwigisha mukuru. Uduhe amatwi yacu akumva, amaso yacu akubona, akanwa kacu gahamye, imibiri yacu cyangwa umubiri wacu uhinduka urusengero rwawe. Duteye intambwe imwe twatura dusenga tugusaba, uduterere 99 uduhera ubuntu Data. Ndagushimiye rero kubw'umwanya mwiza n'akanya keza uduhaye, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Salute, ciao ciao. Uparataje cyangwa usangiza abandi ubu butumwa bwiza bitakubangamiye. Imana iguhe umugisha.